murakaza neza nanone muri Marshall Real Estate. Ni cya kigo kibagezaho ibibanza, amazu yaba yo kugura ndetse no kugurisha, ndetse niyo yaba ayo gukodesha. Byose tubagezaho kandi ku biciro mutasanga ahandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo uyu munsi dutemberane muri estate ya mbere mu gihugu, ahantu heza kuruta ahandi ndetse hanahenze kuruta ahandi hano mu Rwanda, ndetse by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Inyuma hariya ni muri Vision City. Aha ngaha nkuko mubibona ni ahantu hubatse amazu, amapartement ahenze yo muri kategori ya mbere yo ku rwego rwa mbere. Hirya aha ngaha naho bita Gacuriro, hano hirya naho bita ku kibanza cya Perezida wa Repubulika. Aho ngira ngo nkujyane ni hepfo gatoya aha ngaha, ni mu ntambwe nkeya rwose uvuye ku muhanda wa kaburimbo. Na ahantu heza cyane, hafite metero kare 911. Ni kibanza mu by'ukuri utakwibuza uramutse uri umuntu ufite amafaranga, kuko n'ahantu wakubaka amapartement ahenze cyangwa se ukaba wakora na hoteli uramutse ushaka kuhabyaza umusaruro. Tujyane rero nkagutembereze nkwereka icyo kibanza kugira ngo nawe ube wakwigurira. Uko mubibona surrounding ni wa neza kabisa. Aha hantu hose nkuko mubibona na ahantu hari amapartement, n'ubundi n'ikibanza ni kinini nk'iki ngiki cyajyamo izi double apartment. Na ahantu heza cyane, urabona ko ari ahantu n'ubundi haberanye n'amazu ari luxury, amazu mu by'ukuri agezweho, amapartement ahenze ku buryo n'ubundi niyo wakumva igiciro urumva ko akeza nyine gashobora kuba kigura. Dukomeze rero tujyane mbereke neza aho hantu ahariho. Na ahangaha mu by'ukuri umuhanda nkuko bibona ni nyabagendwa, ni metero nk'eshanu uvuye kuri kaburimbo tugakomeza imbere gatoya, ntabwo ari kure. Na ahangaha munsi y'umuhanda, ariko urabona n'ubundi surrounding cyangwa se neighborhood, na ahantu hari amapartement mu by'ukuri meza cyane, amapartement aryoheye amaso, ahantu ubona ko mu by'ukuri ari estate imeze neza, ikeye, iryoshye. Nakomeje kukwereka inzira twanyuragamo kugira ngo tugere kuri cya kibanza nakubwiraga cya Hot Deal. Niba ubibona neza urabona ko ari muri estate imeze neza cyane, ahantu hari amazu y'amapartement ahenze, yari luxury kandi atunganye mu by'ukuri. Ndagira ngo nkubwire ngo iki kibanza nacyo ni ahantu wakora ibikorwa nk'ibi ngibi mu by'ukuri by'agaciro gahambaye. Dore uyu muhanda ni umuhanda umanuka, hagakurikiraho n'uyu muhanda utambika. Ni muri metero zitageze no mu ijana uvuye kuri kaburimbo. Ikibanza ni iki ngiki gikorotiriye nk'uko ukibona aha ngaha. Ndagira ngo nyigutembereze nawe ukirebe. Ni ikibanza kingana na metero kare 911. Ni ikibanza mu by'ukuri udashobora gupfa wabona ahandi. Nawe urabyumva ko ari ahantu heza mu by'ukuri hakwiye kubakwa amazu ya residence meza cyane, cyangwa se amapartement ahenze yo ku rwego rwo hejuru. Kugira ngo makwereke rero niba uhabona, dore portail yo kwinjiriramo ngiyi uko uhabona. Na ahantu hagari, na ahantu hari hubakishije ari clôture y'amatafari ya ruriba. Amatafari ya ruriba agezweho, na ahantu nta kindi kintu wakoraho usibye wenda kuba wahakora neza kurushaho, hanyuma ukaba wakwinjira mu kibanza nkuko ubibona. Ni ikibanza kigari kandi kinini mu by'ukuri, gihera hakurya hariya uko ubona ari ya mablock sima yubatse clôture, ugakomeza ukaza ukaba wagera no kuri iyi block sima yindi. Na ahantu mu by'ukuri hangana na metero zigera kuri 30. Mu bugari naho hareshya na metero zijya kugera kuri 50 cyangwa se 48. Na ahantu hagari heza cyane, ushobora kuba wakubaka hoteli cyangwa ukubaka amapartement ahenze ku buryo byakugendekera neza, ukahabyaza umusaruro ukwiye. Niyo wabishaka wakubaka hoteli. Dore na ahangaha rero ugukomeza kugenda hano ndahakwereka. Na ahantu mu by'ukuri nkuko ubibona ni hagari rwose ku buryo bushimishije. Unagereranyije n'aya mazu yo hakurya, urabona ko ya nzu nk'iriya nzu n'iriya yo hepfo byose byakwirwamo, ku buryo washyiramo n'iya gatatu mu mapartement nyine nk'aya ngaya. Urabona hakwirwamo amapartement hagera kuri 3. Hanyuma nkuko ubibona, iyi ni itiyo y'amazi. Iyi ngiyi ni itiyo y'amazi, urabibona ko hariho na konteri. Ntabwo wajya kurwana no kwirirwa ujya gushaka amazi bundi bushya. Nkuko wabibonye kandi ni muri estate. Iriya ni poto ya haute tension imbere, hanyuma imbere hakaba hari n'indi poto, ku buryo niba ushaka umuriro wa 3 phase cyangwa se wa phase imwe uhita ubona ako kanya nta kibazo. Ikiza cyacyo rero nuko iki kibanza kirimo n'akazu. Aka kazu ushobora kugakoresha nka stock uramutse utangiye imirimo yawe y'ubwubatsi. Hanyuma na ahantu mu by'ukuri ushobora
kuba watangira imirimo y'ubwatsi igihe icyo ari cyo cyose. Uko habona harakorotiriye, ikibanza gifite ibyangombwa byose byuzuye, nta kindi wakora usibye gukora mitasiyo. Uti rero ikibanza nk'iki ngiki gihagaze angahe? Ahangaha rero niho ngiye kukubwira ukuntu iyi ngiyi ari hot deal. Ikibanza nk'iki ngiki kinini gutya cya metero kare 911, ahantu washyiramo inyubako 3 za apartment nziza cyane, cyangwa se wenda ukaba wakubakamo ni hoteli cyangwa se n'ibindi bikorwa byateza imbere umuntu, kiragura angahe? Nkuko bizi mu Kinyarwanda baca umugani wa keza karigura, kandi nyine n'uwabuze umuranga heze mwanyina. Reka nkubwire, iki kibanza gihagaze miliyoni 130 z'amanyarwanda. Angahe? Ndakubwira miliyoni 130 z'amanyarwanda. Wagira ngo ni menshi, ariko ukitegereje niyo wakigabanya ibipande bitatu, wagurisha buri gapande ku mafaranga asobanutse. Byaterwa nawe uko ushaka kubikora, ni wowe wahitamo. Nkuko ubibona ni ikibanza gikora ku mihanda ibiri, ntabwo gufatamo ibibanza gukatamo ibibanza bitatu byakunanira. Cyo ni ikintu kimwe nakugiraho inama. Ikindi rero nuko uramutse wakoze ibikorwa by'iterambere nk'ihoteli ifite agaciro karenzeho, byakubyarira umusaruro kurushaho. Reka nkubwire ngo noneho icyanyuma nakubwira kuri iki kibanza, nimba uri muri diaspora cyangwa se ushaka kubibara mu madolari, urumva ni amadolari asaga ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, cyangwa se wenda n'amayero, biterwa nuko ubara cyangwa se n'amafaranga ushaka kubaramo. Ikintu nakubwira rero wakora nuko wahamagara kuri Marshall Real Estate. Telefone ni ya yindi iri hano munsi hano. Ushobora no guhamagara kuri hotline 6070 tukaguha ibindi bisobanuro, cyangwa ukadusura aho dukorera hano ku Gishushu, ni munsi y'ibiro by'akarere ka Gasabo, neza kuri Marshall Real Estate. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga, Facebook, Instagram, cyangwa se na X ariyo yahoze ari Twitter, ni Marshall Estate, nta kindi. Hanyuma ugahita utubona, ukabona n'ibindi bibanza ndetse n'izindi hot deal tugufitiye, harimo amazu, harimo ama apartment, byose icyo washaka urakibona.